ndibuka twaganira nyine dushaka ijambo rya minisiteri yo mu kinyamurenge waje kuribona n'ubu nturaribona njyewe niryo nzi ko minisiteri nyine ni minisiteri tarindi jambo rihari minisiteri asubwo minisiteri ni iki mu kinyamurenge minisiteri nyine minisiteri wasanga ari ivugabutumwa ngiye kubitora amuruma we minisiteri ivugabutumwa minisiteri wasanga ari ivugabutumwa ahubwo biranjabutse no minisiteri wasanga ari ivugabutumwa minisiteri ni iki guys minisiteri bazandika muri comment batubwire minisiteri icyo ari cyo batuye munsi nyine turaganira kuri umuziki na ministry kandi uri umuhanzi hari indirimbo urimo urakoraho nakunze numva nawe kwiba mfite instrumento yayo sinakubwiye ngo nzayikoporora burya warabisigaranye biriya uzi ko muri muzika warakoze igikorwa nk'icyo ukiba indirimbo y'undi muntu ukayiba icyo ni icyaha icyo leta iragihana ndabizi gusa njyewe indirimbo zanje zibera mu kabati nayandika ariko sinasangiza abantu ndakubaza ni ukubera iki ugira indirimbo ngufi impamvu ngira indirimbo ngufi ni uko ariko mba mbishaka mbona indirimbo ndende n'indirimbo ngufi ikiba gikeneye message se rero ingufi ugira iresha gute ingufi ngira ifite nk'umunota ugira indirimbo y'umunota amasegonda 30 inshuro 2 iyo biroroshe kuyipostinga yose njewe ukuntu mbitekereza ni iyo ukoze urabona nka commercial iyo urimo urareba nka YouTube hakazamo kariya ka ad kaba kari nk'amasegonda 10 amasegonda 20 gutyo siko uzi ko ubutumwa bunyuraho kandi abantu bakagura cya kintu bagiye barimo barareba so it's the same thing n'indirimbo bikeneye ngo icyo wandika kubita ubutumwa witunyuraho ariko mfite n'indirimbo y'Iminota 8 no igisirimba abayumba warinda basuje ariko sinkunda ibisirimba sinona cyandika burya nawe ntukunda igisirimba habe nabuke ariko nka mukobwa bavuze ngo ndakunda abasegege ugaruye amakuru kandi konza nkubona uzisimba kandi nza nsirimba cyane ariko kandi wosanga uri umuyumbe kurya sawa nza nsirimba cyane ni nk'uko ngo kubona hari umurimbyi nkawe nzi ko ukunda indirimbo zo guhimbaza nazo ndazikunda ukunda izo kuramya yo cyane okay wenda narimvuze nawe hari abaririmbyi baba comfortable no kuririmba indirimbo zo kuramya hakaba n'abandi baba comfortable no kuririmba izo guhimbaza ariko byose nyine akabiririmba nanje rero igisirimba ni the same bagishiramo nkabyina ariko nkumva tago nkigeraho nkuko wenda naririmba indirimbo yo kuramya no guhimbaza ikaba kimwe mu bigupushinga cyo kimwe nuko indirimbo zo kuramya zigupushinga wowe ukundezi indirimbo nkunda ku leadinga indirimbo nkunda ku leadinga
atari indirimbo ubwayo kategori ya muzike yaba kuramya guhimbaza cyangwa igisirimba nibi ukunda nkuko nakubwiye nje nkunda kuramya indirimbo zitonze nkunda indirimbo zitonze indirimbo zo kuramya ndazikunda cyane ariko hari izindi ndirimbo zititonze kandi zitihuse zibamo aho hagati zitihuta cyane nkazukese hari n'ama country sibyo amwe nyine agiye yitonzeho nabaye bahanzi bazi kwandika wo kuri wowe wumva kabisa indirimbo bafite waba wazandika zaba ari zawe nkuko kundi wumva indirimbo kavuga ati oh my god wish indirimbo yaba ari nje wayanditse cyangwa nje wayiririmbye indirimbo z'abantu numva zo bizanje or that I wish kubera iririmbitse neza cyangwa aba waranditse kubera amagambo yanditse neza James and Daniel and Mbonyi hari nk'indirimbo principale ewana wumvingi ari on top mu ruhande rw'umwe muri abo mvuze yaba bombi it's okay nkunda indirimbo za James and Daniela zose ntayo ntagira urumva ntayo ntagira kandi ndazikunda pe hari indirimbo ivuga ngo nkoresha iyo ngiyo ntiyoza mu za mbere ariko iyo nkunda cyane n'ubu niho ndi n'ubu niho ndi ndayikunda nkunda narakijijwe nkunda amavuta n'izindi nozivuga zose narakijijwe nayumvishe umunsi wose non-stop 24 hours nanje basohoye indirimbo iyo ndirimbo itiba y'umunsi iyo mpita nyitegera from nta n'indirimbo nzategera uwo munsi wose that's ndabakunda why abahanzi bubu wende cyo n'ikindi kibazo why abahanzi bubu bandika indirimbo ndende ni byiza kandi biravana na inspiration yicabateye kwandika iyo ndirimbo na message ukwiresha muri iyo ndirimbo wowe wavuze ngo you can share your message in 1 minute sivyo ariko ushobora kugira message irambutse ku buryo yo baragukoze ku mutima ukabura nawe wenda ukuntu uyishira mu munota umwe ikindi kandi indirimbo nyinshi tuza tugenda twumva impamvu akenshi ziba ndende kandi uzarebe n'indirimbo nyinshi nizaririmbiwe hariya live bakaririmba igashira kumva kandi bayigarutseho barayiririmbye nizo mu mpamvu zituma ziba ndende icambere nakubwiye ni inspiration aho yakuye inspiration n'uburyo ki message iremereye yumva yamukozeho byamunejeje ndetse n'uburyo bayiririmba bakayirambura urabona niya yawe munota umwe urimo uraneza abantu iri ishobora kuba y'iminota 7 industry yacu ya gospel na industry ya secular uyibona hehe muri iminsi ko turatangira ari abasekira ari aba gospel mu by'ukuri turi ku ntango turatangiye hari n'abataratangira
bagerageza cyane kureba aho bapfumurira binjirira kugira ngo batangire kandi sekira babajije ngira ngo ni yacu nabo ko baratangira urumva nabo ko baratangira ni iki kibura ko turi muri modern society dufite ibikoresho byose dufite studio ni iki kibura kugira none tugere ku rwego rw'abageze kure urabona nka muzike nyinshi twerefara kuba Southern African ba Joyous Celebration n'abandi bandi tukirefara ku bantu bo muri Amerika abahanzi bo muri Amerika ni iki kibura kugira tugere ku rwego rwabo kugira ngo tugere ku rwego rwabo ikindi cya mbere nitwikompara na bariya by'ukuri bariya baradusize impamvu badusize ni uko babikuriyemo sibyo ryari nibwo naje muri Amerika sibyo ngo ryari ejo bundi mu kuza nahise ntangura gukoresha bimwe mu byo nasanze ino bakoresha iriya ntagiraga urumva the same thing wenda no ku ruhande rw'umuziki hari ibyo twebwe nshobora kuvuga ko umuziki yasi wacu watanguye kera hari amatsinda twari tuzi ya akora ibintu binini ariko byari binini paraporo nuko n'ubushobozi bari bafite iriya ariko bo biza nino bo usanga ntaho barava nta naho barigera bagera uno cyo kintu so of course abino bateye imbere yacu nico so ikibura kugira ngo habe iki muri twe ikibura kugira ngo tugere kuri ya level yabo nubwo tuzogera nta nk'umuhanzi ni iki kibura kugira ngo ugere kuri level ushaka kugeraho okay nubwo nzogera kuri iriya level nshaka kugeraho uriya ndi looking up to hariya ndi kureba hari uriya ari azoba yarahavuye ageze ahandi natabivamo ngo abireke so ikibura kugira ngo ngere hariya so buriya ikibura ni igikira first of all n'ubushobozi nta bushobozi mfite bwo kugera hariya ariko ubukeya mfite okay urugero ngezeho rungana nuko ubushobozi mfite bungana okay so ariko mu mutwe wanje komeza nakumvisha ko kandi yeah hari umuntu avuze ngo basazanye imishinga nitwe